Kabi Imana yongera kwiyereke. Haleluya. Yesu yongera kwiyereke. Hano hari abantu bigeze bagira umunezero, bigeze bagira ibyishimo, baranezerwa, barabyina, bahimbaza Imana. Ariko uko iminsi igenda ubona ibyo wari witegereje kuri Yesu ntiwabibona. Utegereje ubu kubona buratinze. Imigisha bavuga ubona ntayo, umera nk'uwaguye. Ariko muri Pentekote uyu munsi, haleluya, Yesu yongera kwiyereke. Akwiyereke mu rurimi wumva. Ururimi wumva ni ikibazo cyawe. Hari ahantu Yesu yakora ukamubona. Hari ikintu Yesu yakora ku buzima bwawe ukavuga uti ndamubonye. Haleluya. Yesu akwiyereke mu rugendo rwawe. Muri Emawusi babiri yarabiyeretse baragendana, bageze mu rugo amanyuye umutima baramumenya. Niki Imana yakora ukavuga ati nukuri mbonye Imana. Kino cyumweru ndashaka kubasengera kugira ngo mwongere kubona Imana bundi bushya. Imana yongere ibe nshya ku buzima bwawe. Icyamire ababwiraga rero abigishwa ba Yesu, Yesu arapfuye, nta giterane yakoze, arangije amaze kubireka avuga ati basi muremera ko nazutse? Turabyemera. Petero, urabyemera? Ati cyane. Wagemejwe n'iki? N'amafi wampaye atetse n'umutima nayo watubuye. Nabyemeye. Toma, uremera ko ari ngewe? Ati rwose nabonye imyenda yawe ndeba aho guteye icumu mbona ni wowe. Babagore babiri baba ndiyeretse, namwe mwambonye yo. Abantu 120 abategeka amasengesho y'iminsi 10 ngo bagende barindira imbaraga, babanze bamburwe intege nke, nibarangiza bambara iki? Imbaraga. Buriya mu kintu Imana ikwiye kudukorera nk'itorero ni ukwamburwa intege nke, tukambara imbaraga. Imana ishimwe yarazibambuye rero. Imana ikwambura intege nke muri aya masengesho, muri kino giterane cyo kuri Pentekote. Wumva intege nke zikuvuyeho, uresha icyaha cyakunaniye cyakwizingiyeho. Kandi nitujya gusengera abakizwa ukaba waje Imana yakuzanye, uhita uhaguruka, kubera ko Imana ashaka guha imbaraga zikuvana agasuguro k'abadayimoni n'ibyo umwanzi yakwambitse, maze ugira imbaraga zo guhamya ibyuzi. Ku munsi wa Pentekote usohoye rero, bose bari mu mwanya umwe, bahuje umutima, bari ahantu hamwe. Umwuka wera aza mu rukerera muri burakeye. Arangije b'Abanyegalilaya, babandi bitwa ko barwanya leta ya Roma, barwanya idini ya Kiyuda. Umunyabwoba wa mbere witwa Petero uhakanye Yesu, amaze kwamburwa ubwoba, kwamburwa intege nke, kwamburwa gushidikanya, ahagarara muri etaje mu mujyi hagati. Umugabo ntabwo yarize amashuri menshi, banza nayo asanzwe ntayo. Aravuga ngo bumva bavuga mu ndimi nshya. Bavuze mu ndimi, buri wese akumva ururimi mu rurimi rw'iwabo mu rugo, akumva bari kuvuga Imana mu rurimi rw'iwabo. Barebye uruvuzemo basanga ntabwo yigeze yiga. Baravuga ati basinze. Petero akajya yumva ibyo bavuga, aravuga ati ntabwo twasinze, ihira kuko mubivuga, kuko n'abasinda ntabwo basinda ku gitondo, basinda ku mugoroba. Avuga ijambo ryiza nakunze, wa wundi. Haleluya. Urumva ari kubwira abantu ibintu bazi. Yesu amaze iminsi 40 apfuye. Iminsi 40 ni ejo bundi, ntago ari kure, ni inkuru izwi mu mujyi. Wa wundi umva nugushinja, uzi gushinja leta, ugashinja n'idini, ukabikorera icyarimwe uri mu gihugu cyawe no mu idini ntaho wahungira. Ariko babaze kwambara imbaraga z'Umwuka wera, bavuga bashize wa wundi mwishe mukagira bute? Mukamubamba. Nukoze ibi ngibi mure, maze ngayo magambo agira gute? Abacumita hehe? Mu mutima. Baravuga ati nibyo twaramwishe, twaranamubambye. Ati none udutegetse iki mutware? Byatangiye ari umuntu w'ubwoba, amaze kwamburwa ubwoba, hawe imbaraga kuri Pentekote, babwita umutware. Imbaraga z'Umwuka wera zituvanaho intege nke, zikaduha icyubahiro. Umwuka wera aha abantu icyubahiro, icyubahiro mutagira, mutahawe n'imiryango y'Umwuka w'Imana aje ku muntu w'Imana, tutitaye ku burebure bwe, ku biro bye, ku mashuri ye, ku mafaranga atunze, uko isi mubona. Y'Umwuka tujeho atugira abatware, batware banyakubahwa. Haleluya we. Umwuka wera kugira nyakubahwa, nawe ugira agaciro. Dukora iki? Arababwira ngo mupfukame mwihane, mubone ko mubabarirwa, iminsi yo guhembuka ibona ukwiza ivuye ku mwami. Abagabo b'abacuruzi n'abanyamugi n'abasirikare n'abapolisi
ku isi yose baje muri Pentekote y'abayuda 3000 ame, ibihumbi 3 byose birapfukama biti Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe. Haleluya. Imbaraga za Pentekote nizo zemeza ab'isi, nizo zemeza abakomeye n'abategetsi n'abacuruzi n'abumva n'ibitangaza y'umwuka w'Imana aje. Ntawe ubasha guhangana n'umwuka wera, wahangana n'ikindi ukuye mu mwuka wera. Itorero riratangiye rero, ibihumbi bingahe? 3 by'abacuruzi, by'abasirikare, by'abayobozi. Iyo bavuze ngo abagabo, ubwo iyo bavuze abagabo umuco wabo ntiwabaraga abakobwa n'abana n'abagore. Ubwo abagore mu bihorere ntituzi umubare wabo, ariko nibo benshi. Icyambere cyatumye Yesu ababuza kujya mu ivugabutumwa batagira imbaraga z'umwuka wera, ko ari kugira ngo banyomoze ikinyoma. Ubu ntabwo mwakumva ukuntu byari bikomeye. Nimuzabona umwanya wo gusoma muri 20, uzasoma umwanya wo gusoma muri mu byakozwe ibice 33. Sinshaka ko muhasoma ku mwanya ntawo dufite, ariko ikintu cyantangaje, bari baratanze ruswa abasirikare ngo bagiye bavuga ko Yesu atazutse. Icyo kinyoma cyari ikinyoma bita officiel, ikinyoma kiri mu igazeti, ikinyoma kiri mu igazeti kivuga ngo mujye mugenda muvuga yuko Yesu bamwibye, natwe tuzabaha umushahara tubazamure mu ntera, ngo kugeza amagingo n'ubu. Ariko tutitaye aho byanditse n'ababikoze n'imbaraga zabo n'icyo badutwara. Yo Pentekote ije, umuntu wuzuye umwuka wera ntatinya ingaruka biza kumugiraho, avuga ukuri nk'uko kuri, ibiba bikaba, Imana ikirwariza. Icyambere cyarabaye rero. Icya kabiri, misiyoloji. Iyo usomye muri Mariko 16 umurongo wa 15, ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko 13 umurongo wa 15-18, yaravuze ngo dore ibimenyetso bizagumana n'abizera. Yaramaze kubatuma arababwira ngo dore uko bizabagendekera, ibimenyetso bizabaherekeza, muzavuga mu ndimi nshya. Cyo ni ikimenyetso. Ejo hari umuntu wambajije ngo ese umuntu wabatse umwuka wera avuga ururimi rushya? Aruvugamo. Ubushakashatsi bwagaragaje ko ababatse umwuka wera bose bavuga mu rurimi rushya. Muzavuga mu rurimi rushya. Iyo ukomeje kuruvugamo aba ari impano, iyo uruvuzemo rimwe aba ari ikimenyetso ko wabatse umwuka wera. Muzavuga mu rurimi rushya, iki ni ikimenyetso cy'urugendo. Kabiri, muzirukana abadayimoni. Gatatu, muzarambika ibiganza ku barwayi bazakira. Kane, muzakandagira inzoka na sikoropiyo. Gatanu, ni mu by'uburozi ntacyo buzabatwara. Muzajyana ibyo birahagije. Mwari muzi ko buriya, haleluya, Imana imbajije iramutse Imana ije ikambaza, Imana iramutse ije ikambaza nka nijoro, ikambaza ati mbwira icyo ushaka, nabwira Imana ngo kiza abarwayi. Ikize iki? Indwara zananiranye. Amafaranga yo kujya mu Buhinde wayazana ku buryo ikibazo kirangira. Wavuga uti Imana inkoreye ikintu, data we, tiye data we, timumbwire amakaro yose nyishyure we, ati mumbwire we, singiye mu Buhinde we, njije kanseri yibere, njije ibibyimba mu nda. Imana, haleluya, Imana izi ibintu yakora, abisi bakaza ibyo dukeneye. Ikintu Imana yakoze rero, yakoresheje intumwa, ibimenyetso n'ibitangaza. Noneho uw'Imana ikoreye igitangaza nawe akaza yikoreye ibikenewe. Nuko babayeho abashumba ba kera, murabizi, bajyaga mugenda mudafite aho murara, nta hoteli, ariko mugenda mwirukana abadayimoni. Ubonye ibimenyetso Imana bakoresheje, ati muze murari wanjye, ati bakoze Imana muze murari wanjye, ati ntimuce ku rugo rwanjye, kuko ibimenyetso by'umwuka birabituriho. Imana yabashakiye ibikenewe muri misiyoloji ikoresheje ibimenyetso n'ibitangaza. Amen, haleluya. Nicyo dukeneye hano. Dukeneye Imana. Na nimugoroba ndi gusenga, na nijoro ndyamye, nabwiye Imana ngo ikintu wakorera Abanyarwanda nuko mu gihe nk'iki, mu gihe isi iri mu kavuyo,
mu gihe isi iri muri confusion, mu gihe ibiciro byazamutse nta niho bizagarukira, nta nuzi parafu yaho bizagarukira, mu gihe abantu bafite ubwoba bw'ibyenda kubaho, itorero ry'Imana rikeneye kuba igisubizo mu isi ya none y'akavuyo. Kandi iryo torero si irindi, ni itorero rya Muhoza. Korali yaje iririmba, mwebwe muraririmbye, mukwiye kujya muririmba tugakira indwara tutanasenze. Korali yaririmba gusa bigahera kuri mwebwe muri kuririmba, mwajya muvuga Imana ibyo muvuza bikababaho. Haleluya! Ibyo ni gusaba Yesu, ibimenyetso byerekana ko Yesu ari muzima. Ibyo bimenyetso nibyo byatumye rero misiyoloji ishoboka. Yesu wabatumye yagendaga abana nabo, aho bageze bakabona aho barara, bagakiza abarwayi, bakirukana abadayimoni, kugeza inzugi zigakinguka. Wabaraza mu nzu muri gereza babakingirana, Imana igakingura izo nzugi. Wari wabafunze akavuga ati nabafunze ntabazi, nimuze mumbatize, akabaha imiti, akabomora inguma, akajya kuyigura, akabakanda, akabashyira muri sauna ya kera, akabasiga amavuta, akabaha ibiryo, kandi yari yabanje kubakubita. Iyo Mana imeze gutyo niyo Mana yacu. Wafashe abantu urabafunga, ubashyira muri gereza, ubashwanyagurizaho imyenda, ubata muri gereza yo hagati, nijoro marayika arabakingurira, urangije ukavuga uti ni mugi wanjye, n'abakingiranye ntabazi, ngabajyana mu rugo, abaha kacyayi n'umugati, abamura inguma, abagurira imyenda, baragenda. Ibyo niyo byabanaga n'intumwa. Itorero ry'Imana rikeneye ibimenyetso biduherekeza muri ubu butumwa, naho ibindi sira bifite. Ngewe ndabwiye Umwuka Wera ko dukeneye ibintu byemeza isi ko Yesu ari muzima. Icya gatatu rero ni ugutangiza itorero. Buriya gutangiza itorero ni ikintu cyari gikomeye kuritangiriza aho idini ya Kiyuda imaze imyaka 1500. Ariko Umwuka Wera azi gutangiza itorero. Gutangiza iki? Gutangiza korali. Mumbwire ukuntu korali zatangiye za hano. Urukundo mwatangiye mute? Ingabire mwatangiye gute? Abategereje korali za hano mwese mwatangiye mute? Umwuka Wera, haleluya, azi gutangiza ibintu. Paulo yabwiye Abafilipi, arababwira ngo yatangiye umurimo mwiza muri mwe, nizagira gute? Niwe uzawusoza kugeza ku munsi wa Kristo. Umwuka Wera atangiza korali, atangiza gurupe y'abanyamasengesho. Umwuka Wera agatanga ikibanza. Iyi sambu ni y'Umwuka Wera, iyi sambu iri hano, iyi sambu mujya muzamo hano, iyi ni y'Umwuka aje afata n'ubutaka. Iyi sambu ni y'Umwuka, n'iyi nzu ni y'Umwuka Wera. Ntabwo twakoze inama yo kuza hano, ariko Uwiteka yaratuzanye. Haleluya! Imana itangiza umurimo uhereye Yerusalemu ku munsi wa mbere, bigerana hano Musanze. Imana nibishimirwe. Amen. Itorero riratangira. Sinavuga ibintu byinshi ku itorero, nacyo kiba kirabaye. Kuri Pentecote turabwiriza abantu barakizwa. Ejo mu masengesho turimo dusenga, twarasenze twirimo twigendera, twumva twigendera twihuta. Ngiye kubana umuntu araje, umusore, inzoga zishe, arambwira ati paze, ati ziranyishe. Wari waje se? Ati nari naje. Urashaka iki? Ati nsengera nzisezere. Ndi nawe uraje. Turamusengera, haleluya. Uwo nawe yiyongera kubane ntago azasubirayo. Ejo turimo dusenga nabwo, wasenze umucuruzi wo muri uyu mujyi wavuze ati ndaje. Mbona abadiyakoni baramuzanye, ndipfukama. Uga amafaranga afite sinyazi, ariko shaka atari make. Umuntu bageraho bavuga ngo umucuruzi wo mu mujyi Musanze atitaye ku gaciro k'amafaranga atunze, yaje apfukama ati mwansengeye ko numva umwuka nshaka. Azabazana, Yesu azabazana, abari kure bose Yesu azabazana.